abaduteze yombi turabasuhuje. Mugiye gukurikira ikinamico abacu mutegurirwa n'umuryango witwa SMS ijwi ry'umubyeyi utihebye. Uteti wa imbuga urayikesheje rwose. Nabyutse kare ngo nkize imyanda wa mushyitsi wambwira ubuze hano adasanga hadakubuye. Nuko nukura umukobwa w'umutima rwose. Murakoze cyane. Ese Uteti wa karame kayitsi ko naraye numvise Saida gufiteho umushinga muremure kandi mwiza, mwigeze mubiganiraho? Umushinga muremure ndashaka kuvuga nyine umushinga w'ubuzima. Aho ariko sinumva neza icyo mushaka kuvuga. Nyamara hari ukuntu numvishe ngo ashaka kugusaba ko mufatanya inzira y'ubuzima muri kumwe, mbese ngukamubera mutima w'urugo. Ariko Saidi nawe rwose ibyo yabuze kubinyibwirira ubwe aba ari wowe wabibwira koko. Ariko nta cyaha yakoze, twabiganiriye bisanzwe kandi ntabwo yantumye. Saidi rero turaganira bisanzwe akansura kenshi nk'uko nawe ubizi, ariko nta kintu arambwira cyerekeye aho. Erega ntiwamurenganya ijambo nk'ibyo yitonderwa Uteti wa. None si ubwo kuba yahisemo kunyura inkerera mu cyama nicyo yumva gikwiye. Ariko ntubifate nabi, ni ibisanzwe Uteti wa. Simbifashe nabi, nuko gusa numva gatari kubanza kubigucisha wonge ntacyo arambwira. Erega Uteti wa buriya kera na kare mu muco wacu umuranga yahozeho. Harya umuranga ubwo yageraga uruhe ruhari? Ugira ngo se ku gihe cyacu hari umukobwa yarambagizwaga adafite umuranga, cyaraziraga. Cyokora ibihe n'ibyabyo da. None se imvuga ujya wumva ngo umukobwa wabuze umuranga yaheze mwa nyina, ugira ngo byavaga kuki? Ese naho byaturukaga? Ugira ngo ni nk'iby'ubu mugira mutya mukamenyanira kuri rya koranabuhanga njya numva mugakundana mutaziranye. Ibyo byo biraneze rero. Twe rero habaga hari uwakuranze, imiryango yombi ikabanza kubyumvikana, noneho namwe nka ba nyir'ubwite mugakomeza gahunda. Ariko ibyo nabyo ndumva bitari biboneye. None si imiryango yabaga ibyumvikanyeho umuhungu n'umukobwa urukundo rudahari. Ubwo nuko nyine niho ibihe byari bigeze. Kayitsi, nubwo ntashima ibyo warubuze mu kanya byo kumenyanira ku mbuga nkoranyambaga bugacya mwakoze ubukwe, ariko n'ibyo nabyo rero ni urugero naguhaga rwo mu muco, ariko sinakubwira ngo abe ariyo nzira munyura. None se Kayitsi, karame Saidi se wumvise ibyo avuga akomeje? Numvaga akomeje, kandi uko mubona mbona ari umwana mwiza. Uzabitekerezeho uzambwira. Ubwo nangezaho umushinga nibwo nzatangira kubitekerezaho. Gusa hari n'igihe numva ibyo gushaka bitandimo. Mukakimisi ibyo nahoraga nkubwira ukayakunyima amatwi uvuga ngo nayange. Ariko musanabe ibyo uvuga wabihagararaho. Mama, ibyo mvuga ni ukuri pe. Indahirwa ibisiza niyo nkuri maze iminsi ivugwa rwose. Uteti waberega kuva kera na kare nabonaga azavamwe akarara. Hanyuma ubibonye wabikozeho iki? Ko namukeburaga sinduri kaba yose ngo ndamutoteza. Mama, ntubwo yakurengera Uteti wabo, ariko rwose ibyo akora ntabwo bikwiye. Ariko ibyo mu mushinja ko aramubaga mu mufitiye gihamye. Nibyo yewe. Musanabera afite amakuru y'impamo. Njye ukuri nzi nuko Uteti waba kwa Kayitsinga wamucumbikiye kuvaho umumeneshereje. Mama, uzapireze nudasanga atirwa agendana na wa musore witwa Saidi w'umwarimu uzangaye. Kugendana nawe se bivuga ko abyutseyo. Ariko mwabaye muti kwanga umuntu kugera naho mu muhimbira ibyo atakoze koko. Ni wowe umwanga ahubwo utamugira inama. Mama, nuko Kayitsinga ubwo atabikwerurira, ariko nawe yarashobewe, ahubwo arayari bumwirukanye. Ntazahirahira garuka mu rugo rwanjye. Ubundi se kuki mu muhangayikira kandi mwarifuje ko babise? Mwamuhaye amahoro. Nubwo tutari kumwe ariko ejo natwari y'indaro nitwe rubanda izagaya. Nanjye nicyo kibazo mfite. Nge rero uko mbyumva niba ikibazo ari icyo, ndumva wajya kumubwira akagaruka mu rugo, aho uzajya umenya ingende z'umunsi ku wundi. Icyo cyo nisigikigikiye. Uramenye. Imyaka namutunze irahagije, ibisigaye ni ibye. Nyamara igitekerezo cyo kumugarura mu rugo cyari cyiza papa. Reka. None se kiba hano hari ubwo yagendaga amajoro cyangwa ngo atahe bwenda gucya? Uzariba niba udashaka akagaruka mu rugo rero, uyeshaka kumwinjirira mu buzima. Umva kandi ni umuntu mukuraza ururo n'icyatsi. Mukakime, ingaruka zizaba kuri Uteti wabo kubera imyitwarire ye zizakubarweho. Ahubwo zizakubarweho wamwirukanye akajya kwanga. Ariko mama, nawe urakabya rwose, ntabwo papa yigeze amwirukana. Musanabera uyu ntiyari ahari. Nge ntabwo nari mpari harya. Njye uko nabibonye yarabifite muri gahunda pe. Byabaye nko korosoro wabyukaga. Byumbwirira nyoko uyu Musanabe. Impamvu mvuga ibyo, kuki yadaciye iminsi ngahe yagarutse agapakira ibye byose, agasiga mbwiye ngo mbwire papa ko yiruhirije ubusa, ngo nundi yari hafi kwigendera. Mukakimugwaho ntacyo wumvamo. Yavuze iki kidasanzwe se? Wishyize mu mwanya we wakora iki kindi? Ubwo singufashe. Ibyabaye byose ni kukagambane kawe. Ndarengana. Ariko urabizi Mukakime, ibi bintu ntidukwiye gukomeza kubirebera. Hakwiye kugira igikorwa maze atararenga inkombe.
ni karibu muri isanga rwose. Murakoze. Kayitsi, Karame, uyu ni wa mushyitsi nakubwiraga wifuje kuza kugusuhuza. uraho mushyitsi muhire? Yitwa Jean Maurice, akaba y'ubwota amasimbi. Muraho neza, nishimiye kubamenya. Nakurikiye ubuhamya bwanyu kuri YouTube ngera amatsiko yo kukumenya. Yo, urakoze cyane. Ubwo rero nagiye kumwereka aho dukorera, turavuga tutireka tunyire hano anakumenya gusuhuza nk'uko yari yabyifuje. Ariko kumwitegereza nkasanga nsa n'umuzi. Mukecuru Kayitsi, Karame, ntaho nzi. Navuye nta kera cyane. Nduruhinja ngiranwa ibwota amasimbi. Ubu ku myaka 20 mfite nibwo nkandagije ibirenge inaherwa ibisiza. ese iyo ngiyo basubana n'ababyeyi bawe? Mbana n'umubyeyi wandeze, ari nawe wamvanye ino. Abo mubiri ntabwo nzi irengero ryabo. Yo, nanjye kundeba rero nabuze irengero ry'abana banjye Mireye na Gariso. Utetiwa, Karame. mbese burya wari mu cyumba? Niho narindi mwinjiye mvuye muri douche. Utetiwa, wiriwe neza? Wiriwe Jean Maurice, karibu iwacu. Ko musuzanya nk'abari babonanye se. Utetiwa, Karame. uyu ni wa mushyitsi nakubwiraga uza kudusura. Ese niwe? Ejo nari namusanze kwa Saidi turamenyana. Ariko Tere, Ko bombi bitegereza cyane se? ni amaso y'ubukecuru cyangwa? No, ntabwo ushaje Kayitsi. Kayitsi, Karame, warekera kutureba gutya. Ego kumara, ndumva nifitiye n'isoni. Tere, Karame, wowe ugifite amaso mazima, ibyo mbona nawe nibyo ubona? ibiki se Kayitsi? Uyu mushyitsi unzaniye na Utete waba urabona badasa? Mwaseka. Tere, Karame, wowe ntabyo ubona? Baranareshya. ariko uzi ko nanjye Kayitsi ngabivuze bigatuma mbona musa koko. Ariko nibisanzwe abantu ngo basa ntacyo bapfana. Ni ukuri wagira ngo umuvindimwe rwose. Utete wa, Karame. wagize icyo uzimanira abashyitsi se? Murafatiye ihe fanta? Ngiyire yose ntakibazo. Byaramutse hari amazi niyo nahitamo. Hari n'akagage ariko haramutse hari usomaho twamuha. Ikigage nagenge cyumva. Bazari numve uko kimera. Utete wa, Karame. genda ushyire mu gacumu uzane tuzimanira abashyitsi. Yego ndaje. Nyiratunga se nawe rutebuka ko muvuye mu isoko imbokoboko? Yewe ni imyaka twari twajyanye kugurisha, nta gahunda yo kugira ikindi duha twari dufite. Wowe ndabona igikapu kikuvuna urutugu banza uranguye. Nguze byinshi, hari umushyitsi mfite mu rugo niyo mpamvu. Wasanga utararongoye ukabyihererana. Ibyo nabubu se wasanga ariko byagenze. Ubwo urumva amakosa nkayo nge nayakora koko? Kari mwe nshuti ngira se nakora umuhango nk'uwo mutabizi koko? Oya, natwe twiganiriraga da. Ni umusore w'inshuti twamenyaniye ku ikoranabuhanga waje no ashaka kuhamenya nyine nk'umuntu uhavuka, ariko akaba atarahakuriye, akaba atanazi niba umuryango w'ukiriho. Usanzwe sabaye abibwota amasimbi. Akaba ariho yajyanwe akiri muto muri 1994 mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Uzi ko ariko koko ngo hari abana ngo bajyanywe hakurya babungishijwe na n'ubu batazi inkomoko yabo. niko yakubwiye se ko ngo yagiye afite imyaka ingana? Yewe uko yabimbwiye ngo yagiye ari hafi kuzuza imyaka 4. Nyirato, wari ugize ngo ari mu kigero cyabaye waburi irengero se? Uzi ukuntu iyo numvise inkuru nk'iyo umutima unsimbuka ntiwasanga wenda. Konjye mbona udakozwe ibyo gushaka kumenya irengero ry'abana bawe se Nyiratunga. Ngo ninde menya se bimarira iki? Niba uruhuke ku mutima, ureke guhora uhangayitse utazi niba abana bawe barapfuye cyangwa niba bakiri ku isi y'abazima. Icyo nzi ni uko batakiriho. Erega hashize imyaka myinshi, iyo haba bakiriho baba barabonetse. Ariko se utihambiye kuki wahita wemeza ko yapfuye? Ngibyo byo wowe na Tereza mwashutse Kayitsinga none akaba yirirwa ku mateleviziyo ngo arashakisha abana be. Mushuka se urabona Kayitsinga ari umwana ushuka? None se buri gihe yatangiye avuga ko yifuza kumenya irengero ry'abana be yararimenye. Ntaryo aramenya, ariko ko biri kose yateye intambwe nziza. Ntambwe nziza mbonye aha. Kwiyamenye y'abasitsi. Kuzi ko hari abasiga bamubona nk'uwataye umutwe. Baribeshya cyane. Ahubwo bafata Kayitsinga batyo bari bakwiye kumushyigikira. Kumushyigikira mu bikize? Erega uretse byateye ubundi gufashanya byahozeho. Uwawe yaba afite ikibazo mugatahiriza umugozi umwe mu kugikemura. Ibyo si ibyawe sayi. Nyamara ibyo mvuga ni ukuri. Ubu se ko kera umuntu yaburaga itungo abaturanyi bagahagurukira rimwe bagashakisha, kuki ubu wabuzwe bitabuko? Ubu utihambiye se wakomeza ute ko yapfuye? Ariko ubwo wirengagije ibyuzi cyangwa wumvise byabaye mu gihe cya jenoside se? Ubu se abajugunywe mu migezi, abashangukiye mu bihuru, abariwe n'imbwa barahambwe.
ibyo simbyirengagiza ariko wanyumvise nabi. Ingingo twariho ni yakayitsinga ushakisha abana be. Kandi ntimwibagize ko hari abana icyo gihe bagiye bararuzwa hirya no hino ku nzira mu mirambo se. Erega nyiratunga ari mushaka muhindura ikiganiro kuko nawe mwahuriza. Nyamara ibyo mvuga ni ukuri. Ubwo bana ndumva baramutse bakiriho bidakwiriye ko hamenyekana aho baherereye. Hanyuma baba batakiriho nyine ubwo ntibaboneka. Ariko nibura abantu bakoze iyo bwabaga. Kandi wasanga umushyitsi wawe nawe mugiye kumucenyezamo ibyo kwirirwa tumwanya ngo arashakisha umuryango. Ahubwo aricyo cyamuzanye. Akavuyo yose aje rw'ibisiza kubaririza ababyeyi batanazi. Ntawe mbwire. Ariko tekereza ko yawe yatanze ku itike yamuzanye. Soko se. Ariko namwe mujye mushyira mu gaciro. Akayabo se karuta kumenya inkomoko yawe nakaye. Inkomoko se rutaho yakuriye akaba abaye umusore ni iyi. Soko se. Haryo wavuze ko igiti kitagira imizi kigeraho kikuma. Yashakaga kuvuga icyo. Murakoze cyane kunzimanira ikigage kiryoshye. Ubwo sushize inyota. So mucurure rwose niwe nagihishi. Kayitsi. Karame. Wakitondeye rero ushyiramo n'agasemburo kakiryoshya. None se wahishira umushyitsi nk'uyu uturutse iyo mu mahanga ugapfa kumuha ibyo ubonye byose. Murakoze cyane. Kayitsi. Karame. Nishimiye kandi kubamenya. Buriya ninjya gusubira iwacu nzagaruka kubasura twongereye tuganire. Kureba ku isaha se nk'ushaka kugenda. Uretse gato ntituraganira. Kayitsinga rwose. Afite gahunda nyinshi burazagaruka mwongere muganire birenze ibi. Uhe ni muwe muretse gato. Uteti wabo. Karame. Ntibiratungana ko ngo bihuta. Yewe biri hafi nibaye bihanganye gato. Iminota mike rwose biraba bibonetse. Ese mwigoreye iki Kayitsi? Byari ngomba koko? Urumva nari kubwirwa ko mfite umushyitsi akava mu rugo ntacyo afashe koko. Oya ntibikare. Jean Marie, kwakira umushyitsi waje ukugendereye biri mu muco wacu. Ni ukubyanganira nta kundi. Ikigage se nikari gihagije. Ikigage mu nda nsase. Ntituvuye kwa Sedi dufunguye se? Na hano rero ni muri iki. None se amafunguro twateguye twaba twateguriye iki? Ahubwo nyibwirira. Inaha wahabonye ute? Inana hakunze cyane. Nzajya mpaza kenshi. Ubwo se ntibihenze ko numva ngo itike y'indege igura umugabo igaseba undi? Umuntu abishyira muri gahunda bigashoboka. Ako mwana wa. Nakomeje kukwitegereza. Nkabona ufite isura ya Papa Gariso. Papa Gariso? Gariso ni umwe mu bana be yaburiye irengero mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ese wihangane pe. Kayitsi. Karame. Reka mfashe uteti wawe ibyo mu gikoni. Ubanze kamubanye kenshi. Nuko mufashe mugire vuba. Harya muri. Karame. Utamakuru wahawe ngo wakuwahaganaye. Ibyo nabwiwe n'uwahoze ari umupadiri wa paruwasi ya Rwibisiza ari nawe wampungishije. Yego. Nuko ngo yantoraguye aho kuri paruwasi nkiro ruhinja ababyeyi bange bamaze kwicwa. Ngo kuri paruwasi Rwibisiza. Bakubwiye ko wari ufite imyaka ingahe? Ngo nari ngiye kuzuza imyaka 4. Imyaka 4? Ongera ndebe mu maso muri. Nongere? Nyereka icyo kiganza ndebe mbese. Ikiganza cyose. Muri. Ntabwo uri Gariso. Iyi kinamico abacu muyitegurirwa n'umuryango SMS ijwi ry'umubyeyi utihebye mu rwego rwo gushishikariza ababyeyi n'abana gushakisha ababo bazimiye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Mushatse kumenya amakuru arambuye y'uyu muryango mwasura urubuga rwawo ari rwo www.ccms.org cyangwa mukajya kuri channel ya YouTube yitwa Abacu SMS TV mugakurikira ubuhamya butandukanye bw'abana n'ababyeyi bashakisha ababo. Ufite inama cyangwa igitekerezo watwungura wakohereza ubutumwa kuri telefone 0791 43 44 31. Ntimuzacikwe n'igice kizakurikira.